Kamanzi ufite nimba mubwiye. Ini bisikirimo kunywa gutya cyane ibindi bintu washyizemo. Kunywa inzoga gutya nta kintu biri gufashe mu bibazo waba ufite. Reka shakari. Ngiye kuva napfusha umugore wanjye. Nawe se numva ntayo mutwe pe. None urabona na Oliver hana ngezeje. Ariko uziko Oliver ari we mwana nabyaye wenyine gusa. Aho se umwana ungana kuri gutisha umutwe gute Kamanzi? Ubu Oliver asigaye agenda akagaruka saa 10 z'ijoro. Saa 10 z'ijoro? Umwana ungana kuriya? Saa 10. Nakubwira? Narabikubwiye. Kamanzi buriya ushatse undi mugore akabyara umwana Oliver akagira muri umunawe. Bira byose byashira. Ibyo mbwira ni shaka undi mugore. Ngiye kuva napfusha umugore wanjye. Nirinze ikintu uburyo nirinze kuba nashaka undi mugore kugira ngo atazaza akamfatira nabi umwana. Ntabwo narinze ko umugome bigeze aho. Ariko yo ni inama. Ubona umbwira ibyo mbwiye mbyanga nkuko nanga icyaha. Iyo namungiriye siyo. Rega nubwo Oliver ari hananira ashobora kwihanura. Ariko nta wundi mugore nashaka. Okay, birashoboka. Ariko kandi umugore ntugatekereza ko ashobora kuza ari ikibazo. Ashobora kuza akaba n'igisubizo. Akaza ugasanga umwana wawe yisubiye ku murongo. Nawe ibibazo bikagenda bigabanuka bimwe na bimwe. Nose kubona nose ubwo arimo gutasa ku matara uko arimo kukunanira. Ariko ukwiye gushaka ingamba wafata. Ukajya unyuza muri mwe mukamukurikirana ukamenya agiye he yavuye he. Ntuterere. Basika. Nzaguhiza. Yakose. Yako. Ubu tuzabona umuriro koko tuzajya turuhukura urugendo na. Urumva ariko byari konje. Yakonje. Kwasasha. Yako umuyobozi wacu Femba azatugezaho umuriro ryari ko. Femba si urebye neza. Femba ntacyo akora. Abakozi. Ejo bundi nabonye barimo gushika amafoto ahari. Ndavuga ni buriya Femba n'amazi azahagura. Uru rugendo dukora rwose tuzareka tuzajye tuzinywera iwacu zikonje. Bayawe nari. Cyo byihorera tuzabona. Hasi hari wari uhari. Kwa mugande. Femba n'umuyobozi mwiza. Ko rero ariko rero werarisi. Ikibazo gisa. Nako si kimwe. Icyambere uriya mugore aracyari muto. Cyane muto rwose abatami tomba kuri toto yawe. Nabigenza neza. Wabura ubigenza ute sawo? Ahubwo se ikibazo ni kimwe. Yego. Ntabwo utangiye kumashanyarazi ashaka. Sha. Ariko se werari. Mfusha umwana ngire no mupfakazi. Sha. Uriya mukazana wanjye ndamukunda usubira uti ndamukunda. Ntabwo nifuza ko yasubira iwabo rwose kandi atwite. None se reka ko atasubira iwabo kandi atwite. Ese urashaka niko ni impuhwe z'umwana ni impuhwe z'ibintu cyangwa se ni impuhwe ngwiki cyangwa urashaka ko bagusubiza inkwano ugeze ngwiki nawe sha zo nzibonye se nazanga ariko sha uzi ukuntu buko buhenda uzi ukuntu burushya kandi we uriya mukazana wanjye ndamukunda ntabwo nakwemera ko asubira iwabo kuko asubiyeyo atishwe n'agahinda ntihazabura undi umurongora
kandi nabishaka yewe byanambabaza ndetse bikambabaza bikongera bikambabaza. rekeraho nakumvise. Mbese nawe urimo kugura wakwereye ko ushaka kukazanura irindi byose byibare. none se ukumva wabigenza ute? Shaka uko nzabigenza n'igikuzi ariko buriyuzi ganza za murongoro cyangwa urabizi ko kera byahozeho. Kera iyo umugore yapfakaraga imburagihe nkamukesha mukuru w'umugabo we yaramurongoraga cyangwa murumuna w'umugabo we akamucyura bakaziba icyuho gutyo mu muryango. Ganza rero uriya azamurongora byanze bikunze azamurongora. ahubwo icyo nicyo cyaba ari icyemezo nyacyo kuko njye nari nakumvirije sanga ushobora kuba ushaka kukazanura. Oya we ariko bigenze gutyo cyaba oke. ibyo sinabikora naho nta kundi byagenda. Akaje karemerwa ibyo byo natwe twabigufashamo. kaje karemerwa ariko se kandi kabazo k'amatsiko kimwe ko bwatazamuranga ese muzongera mu bukwe kabiri cyangwa aho n'undi ajya asobanukirwa nawe ura ibyo nabyo bizakorwa. Ibyo nabyo rwose nabikora bari mbikubwiye aho wasaze cyane. Oya ntagize ngo nitwara twakomeje kumusakiriza igihe cyaza kutumanga ntabwo Uzaraza. asohotse mu kanya Yamenye ko natahara. yazaga kubimenya kubibwirwa n'iki ese ntakiyamenye. ko bagira ngo do basi wamubonye n'icyo atarandakurahiye wese wamuvanye hehe none? uyu nitwa Ines uwo ngo twariganye. Mwariganye? waba mu Buhinde nyite naramukundaga shaho kumva se yabaye umukire ko nta kintu mwavugana. Sylvia se waramukatiye none? Sylvia kare sibuze ibintu amaze iminsi ambwira ngo kwabona tumaze iminsi ngo turadukuze ngo tumaze igihe dukundana n'iki ngo ko tumaze gukura ubundi ngo tuzarushinga ryarira uramenye akibyo yakubwiraga ni byo ese nawo ubona udakuze kumbwira ngo ndakuze ubwo wowe byayibangaye ariko uzi ko ufite imyaka 30 30 nyine iramaze none ese wumva ari mikeya aho ko nshobora kurongora wowe bite Yesu ndanganya imyaka nawe no yawe kurongora nyamara ushaka wamurongora. oya Sylvia akare ahubwo ibyo nanjye byararangiye ese ugutegereje ngo utazira azaze ahubwo gira tujye
Bite? Byiza. Umwatuzindukiye buri bwanyu burahanda. Olivier arahari? Olivier wagize ngo yagiye he? Arahari. Wamushakaga byihutirwa? Ndamushaka cyane kanje kumureba. Waba uretse tukaba twiganirira. Ngo? Akisika n'iki gihe mwese mwasisi. Mbengana nawe. Hari icyo bigutwaye se? Hari ikibazo kirimo? Ani solo fit. Nani je mfite cyo kuganira nawe. Allo? Olivier bite umfa. Wabyitse ukasukanyije umugomanye usukansiko n'inshira Burundi. Nawe. Ukaruko ko gasunika inshire kana. Ye baba we. Muzi ko ndeze wa mukobwa numugomeye. Ingawe injira da. Mva ngi. Amaboko atareshya ntaramukanye. Kandi ujye wishima basha gushikira. Ye baba we. Amaboko atareshya ntaramukanye. Aka gakobwa karansuzuguye pe. Kuvubu. Ngiye guhindura imyitwarire, imivugire byose. Igiti yo mu bijumba. Yuriya. Karame. Se wiriwe. Wiriwe ugaka. Waka kanya sinamira rangira. Igiti yo mu bijumba. Inama. Inama ntabwo nyirangije. Mu bijumba. Inama se? Oya. Cyangwa ubwo ariwe ntayo wagiye. Yuriya. Nagiye ntangira inama nk'abandi. Ariko bigeze hagati numva mu mutwe birimo byazunguruka. Tanzamuka. Ariko mvuye itarangiye. Ahubwo ndebera agatebe mbe nicaye hanze aha ngaha. None se kwicara ku ntebe nicyo gisubizo. Gihe nagira ngo waba ugiye ku buriri ukaburuhuka none ukora ko icyo kibazo cy'umutwe cyakoroga mama rero. Ngo ku buriri. Kuri aya mama Yuriya. N'abana akaraka. Shwe. Sinshobora kuryamana nawe kuri aya manywa mu buriri. Reka. Kuri aya manywa. Oya, ubyihoreye. Ahubwo ndebera ku gatebe. Ndaniye hanze aha. Kazane. Uzi hari n'icyo nshaka kukubwira ahubwo. Gira bwangu sewe. Dada. Aratoranya imbuto. Akibagirwa mutike. Kandi mutike niyo neza ha mu rutoki. Ko nta mutike irimo. Cyo ngaho icara. Mbwira igiyo namara. Umva nawe. Wenda kubwira ngo sohotse mu nama itarangiye none ushubije mu magambo y'inama. Ahubwo nta makuru ya Mukesha. Aha. Dore naka kabuto rwose usanze ndi mu gutora ubu nako nashakaga kumushyira.
noneho niba ugiye kujyayo nicyo nari ngiye kukubwira reka nze kukikubwira uri hamwe nawe ahubwo gira bwangu tujyane niba wari ugiye kujyayo ahubwo reka nawe turi kumwe numva nteye amatsiko kandeba agakote nshyire mu bitugu nze tugende none se Yuriya ndakumva mbwira nta makuru ya Ganzara aha yararaha umenya agiye kureba Faustine kwa Weraris kandi nawe by'abasore ntubiyobewe ariko Ganzara se ugira ngo Ganzara cyari umusore reka yabaye umugabo gira bwangu tugende mama rwose ntako mutagize murakoze kunsura nubwo mu ntungu yari ubu musanze naringiye ubu naringiye kujya mu kazi none se ubu ngubu nanjye ndagutunguye ara wayobeye ko ndi bukuzanire ka kabuto akira ahubwo murakoze cyane muke ntugire ngo rwose nk'uko ubivuze ngo turagutunguye oya Yuriya ugiwe arisanga agira ngo uko turaba batatu tujya inama ndabeshya Yuriya inama bwoko ki inama ariko se Yuriya urinda wambaza ngo nama ki ubu urabona uyu mukazana wawe koko ubu urabona nta kibazo afite ikibazo cy'uko atwite se niba ari n'uturimo njyewe nzajya ntumufasha aho rwose ntihagire mama ntabwo utagira rwose uramfasha kandi cyane ko indange ntiranakora ubu sinda y'amezi 2 yambuza gukora ndangerageza nkuru turimo tworoheje duke cyane ko mfite n'umwana hano ujya umfasha rwose icyo ngicyo ntabwo ari ikibazo pe mwana wanjye rwose ntukajye wivuna Yuriya uzi uyu mwana kuva yagera muri uru rugo rw'uyu muhungu wawe yigeze agusuzugura nanjye ntyo byongeye kandi kuva yagera hano yiswe madamu ntabwo yize asebya umuryango nibyo koko nabeshya oya kugeza ubwo nyakwigendera atabaruka arkwiyongezaho byo ngaho se tubwire rekerayo unyibutse umuhungu wanjye atabaruka akivira ku isi uyu mwana ntabwo yigeze na rimwe yiyandarika bivuge ko agomba gusubirana icyubahiro cye tukaziba icyuho sibyo muke icyo nshatse kuvuga aha dufite wa muhungu Ganza amurongore rwose ko mana yanjye byose uretse muke bimparire Yuri kera byahozeho mu muryango byahozeho rwose reka mpaye Ganza ni n'umusore azakumara agahinda ntugire ikibazo ubindekere bumva gatuma ku miryango mbibabwire kandi tubishyire mu bikorwa ndabizi ga burya Ganza Olivier ni n'agahungu keza
ni n'agahungu keza uzamukunda kandi ndabizi nawe azagukunda azagukunda akaza rwose ni ukuri ugume mu muryango umwana wanjye rwose ntahari utuze utureze rwose rwose mukesha nicyo cyari kinzanya aha umurukomere ganza arahari ni ukuri nawundi ntabwo twagutunguye ni ibibazo by'umuryango ariko none se yanyama musigare muganira n'umukazana wawe ariko rero singere hariya haruguru uransanga kuri kwa akabari hariya ubwire mva rero icara ibyo sobo kwavuze uramenye mwana wanjye ntuntetereze ganza ni umwana nijya wamwibyariye ndanamurira urumva ndamukuza ntugire ikibazo cyo ngaho sigara amahoro ugira akazi keza ubu ni sobo kuri mukumpamagara ntabwo mbaherekeje reka nkomeze nitegure njye ku kazi k'abandi sigara amahoro Faustin! 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 Ako nta matwi ugira yo kumva. nakwitabye Mpereza panuro yanjye warayizanye ntiwayizanye. ahubwo papa haraguru ku isantere basigaye bigisha amategeko y'umuhanda no gutwara imodoka bazanyandikishije nanjye nkabyiga Ese hari ikibazo? barabyigisha kabisa Ushaka kwiga gutwara imodoka? Umuhungu wanjye? Ibyo turabivuga none mugoroba ninze. Ari ipantaro yanjye ngire. kandi wamaye ngo njyane ku mutayeri se kandi wamaye ngo njyane ku mutayeri Ya. Cyacu. Uzashobora gutwara imodoka ngutumika ipantaro kanzana ikabutura. Niyo naguhaye kujya kudodera. ese si wamaye ngo njye kudodesha Naguhaye reba neza ko atari yayi n'ubushyashya bwayo koko. sinwamaye nyine ngo nyijyane bayidode ngo nyishyire wa mutayeri Kuyidoda. None wayiciye amaguru. Ubu se njye ndi igikuri koko. si wa mutayeri nayihaye se si uko yayimpaye Uwe mutayeri. wa wundi mugufiya munini Ngujya. Umva nkubwire. mbabara papa mbabarira papa mbabarira papa mbabarira papa mbabarira Mbabara nkubwire ngo ujya kunzanira kundodeshereza none ugire. papa mbabarira n'uriya mutayeri niwe nayihaye ntabwo ari byo papa mbabarira papa mbabarira
umaze koroherwa se? papa amaze koroherwa nta kibazo. Utashye kare se n'amahoro? Ntashye kare. Ubu nko mu isaha abacuruzi turaba dufite inama. Kandi wibuke ko ejo uzajya kurangura. Nabyibukaga neza. Kandi ni byiza ubwo umaze koroherwa ejo ugomba kujya ku kazi. Nzaza nta kibazo. Hanyuma se ntuza epari ntabwo yigeze afunga kuri porutaye. Yaje usanga hararangaye kandi si ubwa mbere, aragenda akafungura akongera gufunga akajya mu gikari ruguru iriya akabayo nk'umujura yinjiye. Epa yabwirwa n'iki ko umujura yinjiye? Genda umumbwira azana. Papa namuzanye ngo njye mbaye njye mu cyumba ndi gukora. Epa mwiriwe. None kuki utagifunga hariya kuri porutaye ukajya mu gikari ugasiga ufunguye nk'umujura yinjiye akiba? Nk'ubu wabwirwa n'ikepa? Byandenzeho patro, hari umushyitsi wari uje ndamuherekeza, none imboga zigiye gushirira ndagaruka vuba vuba ubwo mba nibagiwe. Ibyo ni byo kumbabarira akazi. Basi reka tubyihorere, wowe genda umfatire za nkweto z'umukara uzihanagura uhita uzizana hano. Gira vuba rwose w'imboga zishirira. Ariko patro nari nibagiwe ko nagusabye agahushya k'umunsi umwe kugira ngo nsimbukire iwacu kubasura ko bamerewe nabi. Nizeye ko utabyibagiwe. Asa rero kanguhe n'amafaranga yawe, mbega uzagendesha mu gitondo nimugoroba uzabe wagarutse. Mu gitondo kare kare ukiryamye ukigona nzaba nagiye ku buryo nimugoroba urukumbuzi rw'iwacu ruzaba rurangiye. Wowe gusa umbabarire ntuzice gahunda duhaye. Urakoze uzararugarutse. ukuntu umuntu w'umugabo yakohereza ipantaro ukayigira. Reba uko ngenda igikora. None se si umuhungu wawe wantegetse ngo nkinduremo ibutura? None se none iki? Sibyo ko n'udupane nayikuyeho nadutaye. Ariko wumva ubishaka nagushaka ikindi gitambaro, ariko ikibazo gusa uko byaba bidasa. Ariko nanone uranyongera amafaranga kureba. Uranyereka uko bikora. Hari uko mbikora. Aho se kumbara n'ubushaka kumva. Si amafaranga. Soba kwaye ntabwo ari. Kandi wumvira ko ibipane nayikuye na ipantaro y'umukara. Bikore. Kanza bikora. Bikore. Ariko nurangiza ngore ngo
si wowe se n'undi n'indi si umuhungu wawe se umuhungu wanjye n'ibiki